Ndagusuhuje wowe uri mu Rwanda, mu burasirazuba, iburengera bwaryo, amajyepfo, amajyaruguru, umujyi wa Kigali, mukomeze mugubwe neza, tutibagiwe aba diaspora bose, ndavuga ngo abantu bose baba hanze y'u Rwanda. Imvuga hanze y'u Rwanda, umuntu uba muri Congo, uba mu Burundi, uba muri Uganda, uba muri Tanzania, uba muri Kenya, aho hose mwishyiremo, tutibagiwe abanyamerika, abantu baba muri Amerika. Urakoze cyane gukora subscribe, kanda mu bumoso bwawe ako kantu kanditseho subscribe, ukore subscribe nk'uko muri video babikwibukije. Uyu munsi rero turi mu karere ka Rubavu, ndagushimiye cyane. Ni Gisenyi Komisiyoneri cyangwa se GC. Mu birango byacu muzajya mubona hirya no hino byiganjemo umutuku cyane cyane ndetse n'umuhondo, twakundaga gukoresha kuri chaîne ya mbere ya YouTube, ariko ndagira ngo ngwibutse ko uyu munsi cyangwa se iki gihe tugezemo twakoze umuyoboro mushya ari wo mubonaho iyi video. Uyu muyoboro mushya uvuguruye ni wo witwa Gisenyi Komisiyoneri. Chano ya mbere igiye kujya ibagezaho cyangwa se isanzwe ikora iyo serivisi yo gutanga amazu, amamodoka, amapartema mu mujyi wa Gisenyi, tutibagiwe ibibanza hirya no hino bigurishwa. Umuntu ushaka kugura imodoka cyangwa se inzu mu karere ka Rubavu, tubibutsa ko dukorera no mu mujyi wa Kigali, kuko kampani iba ari nini burya, ibirimo abantu benshi. N'umuntu ushaka i Musanze cyangwa se mu majyaruguru, mwaduhamagara kuri nimero zacu 0783877555. By'umwihariko rero icyicaro cyacu gikuru kiba hano i Gisenyi cyangwa se mu mujyi wa Rubavu, imwe mu macano agurisha amazu muri aka karere turimo. Dufite page yitwa Rubavu Buy and Sell, hari Rubavu Buy and Sell ebyiri, iyacu irimo ikirango cy'umuhondo ndetse n'umutuku. Kuri page yacu ya Facebook, tukagira X cyangwa se Twitter twitwa Gisenyi Commission, hakaba harimo ikirango cyacu cy'umukara ariko cyanditsemo ayo mazina, ndetse tukagira na cover cyangwa se ifoto itwikiriye profile kuri X yitwa Gisenyi Commission, ariko harimo Buy, Sell and Rent ndetse n'andi magambo na nimero zacu. Aho hose hagiye habamo amanimero yacu mu gihe mushaka kuduhamagara. Turi mu karere ka Rubavu hafi na stade cyangwa se ruguru yo ku majengo gato, ku muhanda uvuye kuri kaburimbo kugera kuri iyi nzu ngiye kubereka harimo metero 50. ni ukuvuga ko iyi nzu ikora hafi na kaburimbo. Ni inzu yubatswe mu buryo bwiza ku buryo nta humidity ishobora kugeraho, iri hejuru pe, yubatswe mu buryo bufatika. Nyirayo yarayikomeje kuko izengurutswe n'amatafari ahiye ndetse n'imbere mu byumba. Iyi nzu ifite ibice bibiri, igice cy'abapangayi ndetse n'igice cya nyirarugo, cyangwa se igice cya cadastre ndetse n'igice cya annex. Igice cya annex gifite gate yacyo, n'igice cya nyirarugo cyangwa inzu nini gifite gate yayo yaparikamo amamodoka abiri. Ikigega kirahari. Iyi nzu nini ifite ibyumba 4 na salo ndetse na toilette ebyiri, ikagira akabariko keza nk'uko mubibona. Ni inzu ikomeye, nimbisubiramo mu byumve ko atari amakabya nkuru. Ikagira salo na salamanje. Imbere yayo ifite annex ebyiri, annex ifite imiryango ibiri. Izo annex nazo zirakodeshwa. Muri make uyu mutungo wose winjiza amafaranga atari munsi y'ibihumbi 400 ku kwezi. Iri mu kibanza cyuzuye kandi icyangombwa ntago kiri muri banki. Ni ukuvuga ngo kuza kugura ahantu no guhita tugenda tugakora mutation. Niba wifuza rero gukomezanya natwe, kora subscribe kugira tujye tukwereka imari hano, mugiye kujya muhabonera imari zifatika nk'izo mwari musanzwe mubona kuri channel ya mbere twakuyeho.
kubwo gushaka kunoza gahunda yacu yo kuvugurura imiterere y'imikoreshereze y'ikoranabuhanga mu buryo bugezweho. Niyo mpamvu twakoze uyu muyoboro mushya kugira dukomezanye gahunda n'ibintu birambye. Duhamagare kuri 078 300 807 mu karere ka Rubavu. Abashaka ibibanza mu nkengero z'umujyi wa Gisenyi ku mafaranga yawe make guhera kuri 1,5 miliyoni twakubonera ahantu utura mu karere ka Rubavu. Kandi abashoramari tubafitiye ibintu byiza cyane kuko nitwe tugira imari za mbere nziza kandi zifatika ku giciro cya make. Abashaka ibibanza ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu turi kumwe nta rungu, kandi tubijeje ko tuzabagezaho ibintu byiza. Murakoze cyane. Njye muvugana ni umwe mu bakozi ba Gisenyi Commission, Gad Luther cyangwa se Nizeyimana Gad Luther. Mukomeze mugire ibihe byiza, turabakunda cyane.